umugore wawe ujye umufata nkaho nta wundi mugore ubaho ku isi. Nubwo bahari bakwandikira za message bakubwira ko bagukunda, nubwo bahari birirwa baguheheta, nubwo bahari babashaka kugutwara, nubwo bahari babashaka no kukugura, babashaka no kugufata ku ngufu, nubwo bahari beza, nubwo bakwirukaho ijoro n'amanywa, umugore wawe ujye umufata nkaho nta wundi mugore ubaho ku isi. Hari ibintu Imana yahindura. Imana ishobora guhindura imico y'umugabo wawe, ishobora no guhindura y'umugore wawe. Ariko si Imana izafata amabere y'umugore wawe ijye kuyagabanya ngo abe mato ngo kugira ngo wishime uzihanganirayo. Nimba se afite imisaya migufi, hano mu maso ari hagufi, uragira ngo Imana izajye kumugorora imugire muremure? Uzihangana, ibyo nta nicyo bitwaye. None se nimba umugore wawe afite impfundiko, Imana izajye kuzibaza izigegeneho kugira ngo useke? Nimba se umugore wawe ateye kuriya, Imana izajye kumugyuza muri mashini imugira ukundi kuntu? Hari ibyo Imana izaguhindurira, ariko hari n'ibindi itazahindura, kandi uzihangane cyane ko ntago umuntu yubakira ku gihagararo no kubwiza afite. Umuntu yubakira mu kubaha Imana ndetse no gutanga keye. Imana ibagirire neza. Ese mbabaze kuvuga ngo ntiwakihanganira umugabo, wowe ko yakwihanganira? Nta muntu utagira amakosa mu buzima. None se uteze gushaka umugore w'umumarayika? Uteze gushaka umugabo w'umumarayika? Nta muntu udakwiye kwihanganira. Umukozi yihanganira shebuja, na shebuja akihanganira abakozi. Imana yihanganira twebwe, natwe tujye twihanganirana. Nta muntu utagira ikosa mu buzima, ariko ikosa ryose rirakosorwa. Ndabashuhuje mwebwe mwese abakurikiranye Mama Sharirene Official. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, njyewe n'umuryango wanjye. Ndabashuhuje kandi ndabakunda abakurikirana urubuga rwanjye Mama Sharirene Official, aho mugenda mukurikirana ibintu byinshi bitandukanye binyuraho. Hari filime yitwa Ubuhenebere Karundura, hari filime yitwa Imperuka, hari filime yitwa Ikigugu, aho mukurikirana ama episode menshi y'umusirikare wa Kristo, aho mugenda mukurikirana icyigisho cyitwa Tegura Ejo cy'urubyiruko, mugakurikirana kera n'ubu hitorero na hakorwa iki mu itorero. Ariko uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kiganiro cyitwa menya nibi mu bubatse, nicyo tugarutseho. Rero mukomere mugubwe neza. Imana y'amahoro kandi y'amasezerano ikomeze bashyigikire, baramburire ukuboko kumugisha. Aha twicaye rero nkuko tugenda tubibabwira mu biganiro uko mwabibonye, turi kuri Delize House. Ni ahantu heza cyane ho gufatira amafunguro meza kandi ateguye neza. Hakaba abaseriveri beza cyane bazi kwakira abashyitsi. Hakaba ahantu hari ibikorwa by'imyidagaduro, hari piscine, hakaba ahantu mu bibuga by'imikino basket, hakabaho sporo, hari amagare ya sporo. Niyo ushatse urarigura uraritwara. Na bababyeyi babategarugori bashaka kujya kuri taye, namwe babafitiye uburyo bwo kubafasha kugira ngo mujye kuri taye. Hanyuma hari amasare, hari ahantu ho kwakirira abantu batandukanye, haba inama, haba n'ibindi bikorwa byose birahari. Hari ibintu byinshi rero, byinshi. Iyo uhageze wumva utuje uguwe neza. Nge kuva natangira kuza kuhakorera mba numva mfite andi mavuta atandukanye nayo nari mfite, mba numva ntuje kandi meze neza cyane. Ni karibu rero muzaze namwe mwihere amaso abafite abakunzi. Aha ni ahantu ushobora kwakirira umukunzi ntazakureke. Aha ni ahantu ushobora kuzana n'umugabo wawe ntazaguca inyuma, cyangwa ukahazana umugore wawe ntazifuza abandi bagabo bibaho. Ni ahantu heza cyane. Hanyuma rero Imana nibaha umugisha, nabyo ni byiza kuza ukoga ukigira muri pisine ukirira ubuzima. Rega byose ni hahandi. Ariko imyaka 100 irahari, ndetse dufite imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza twirira ubuzima. Gusa tujye twirinda kurya ubugingo, nicyo kibazo. Ariko kurya ubuzima biremewe, ikibi no kurya ubugingo. Hanyuma rero nkuko mumaze iminsi mukurikirana ikiganiro cyitwa Menya nibi mu bubatse, twagiye tuganira ibintu bitandukanye. Menya nibi mu bubatse. Njye gutegura iki kiganiro cyitwa Menya nibi mu bubatse, abakozi b'Imana bumvaga yuko ko gusenga amasengesho y'iminsi 2 y'iminsi 3 bagasengera abagore babo, bagasengera abagabo bihagije. Ariko burya ntago bihagije. Nyuma y'amasengesho hari ugufata neza umugore wawe, nyuma yo gusenga hari ugufata neza umugabo wawe, abo mwashakanye mukaberera imbuto, hanyuma ubuzima bugakomeza. Muri aka kanya rero tugiye kuganira, ndashaka
kubwira abashakanye ngo ujye ufata neza umufasha wawe nkaho nta wundi kwisi uhari. Uwo mwashakanye ujye umufata nkaho nta wundi kwisi uhari. Nibyo tugiye kuganira. Umugore wawe ujye umufata nkaho nta wundi mugore ubaho kwisi. Nubwo bahari bakwandikira za message bakubwira ko bagukunda, nubwo bahari birirwa baguheheta, nubwo bahari babashaka kugutwara, nubwo bahari babashaka no kukugura, babashaka no kugufata ku ngufu, nubwo bahari beza, nubwo bakwirukaho ijoro n'amanywa, umugore wawe ujye umufata nkaho nta wundi mugore ubaho kwisi. Nicyo kintu ushaka ko tuganira muri Menya Nibi mu bubatsi. Hari umwuka wateye uko umugore yereka umugabo ko hari abandi bagabo bamukeneye, umugabo akereka umugore ko hari abandi bagore bamukeneye. Ariko nimureke mbabwire, ndashaka kongeraho nakandi kantu ko kukubwira ngo nta wundi mugabo Imana igufitiye kwisi usibyo yaguhaye. Nta nundi mugore Imana igufitiye kwisi usibyo yaguhaye. Icyo ukora, hari abantu bahawe abagabo n'Imana, hari n'abahawe abagore n'Imana, hari n'ababihaye. Aho ngaho hari n'ababihaye, hari n'abitoraguriye, hari n'abirarurije, hari n'abiyeranja. Ariko mwisi yababaho baroko, nubona Imana yo mu ijuru ivuga ngo nguhaye Makurata, cyangwa ikakubwira ngo nguhaye Jane, cyangwa ikakubwira ngo nguhaye Porosuperi, cyangwa iguhaye Yohana, kaguha Matayo, uzicara uzingu uzarinda ujye kuzimu nta wundi guhaye. Icyo ukora uzamwiha. Ariko ntago Imana igufitiye abagabo babiri, Imana ntigufitiye abagabo batatu, ntago Imana igufitiye abagore babiri, ntago Imana igufitiye abagore batatu. Imana igufitiye umuntu umwe muzashakana mugatandukanywa n'iki? N'urupfu. Icyo ukora urupfu rwabatandukanye ishobora kugushumbusha. Ariko numureba ukavuga uti sinarinzi ko ari ukuteye, nge nakureberaga inyuma nkagira ngo bimeze gutya, wamugeza mu rugo uti wapi sinakihanganira umugore umeze nkawe. Nagira ngo nkubwire ngo ntago Imana ifite abagore bo kujugunya no gupfusha ubusa, nta nubwo ifite abagabo bo kuvujugunya no gupfusha ubusa. Nubona Imana ikubakiye ikaba ariyo ibyikorera, hari abo yabikoreye muba mubiziranyeho, hari n'abandi biyubakiye baba babizi. Uzihanganira uko ateye nuko ameze. Ikintu uzakora nuko uzabwira Imana yamuguhaye, ukayibwira uti umuntu wampaye ntashobotse. Ibyo ubona Imana yahindura izabihindura, ibyo itazahindura uzihangana. Hari ibintu Imana yahindura. Imana ishobora guhindura imico y'umugabo wawe, ishobora no guhindura y'umugore wawe. Ariko si Imana izafata amabere y'umugore wawe ijye kuyagabanya ngo abe mato ngo kugira ngo wishime, uzihanganirayo. Nimba afite imisaya migufi, hano mu maso ari hagufi, uragira ngo Imana izajye kumugorora imugire muremure, uzihangana. Ibyo nta nicyo bitwaye. None se nimba umugore wawe afite impfundiko, Imana izajye kuzibaza izigegeneho kugira ngo useke? Nimba se umugore wawe ateye kuriya, Imana izajye kumugyuza muri mashini imugire ukundi kuntu? Hari ibyo Imana izaguhindurira, ariko hari n'ibindi itazahindura, kandi uzihangane. Cyane ko ntago umuntu yubakira ku gihagararo no kubwiza afite, umuntu yubakira mu kubaha Imana ndetse no gutanga keye. Imana ibagirire neza. Nta wundi Imana igufitiye rero. Biriya bintu byanyu mwihaye, ukabaho uri umugabo udashobora kubembereza umugore wawe. Mureke mbabwire mwabagabo mwe, rwose abagore bakunda abantu bababembereza nk'uduhinja. Umugore umutahanira bombo akibagirwa ko ejo wamuhaye rasiyo y'igihumbi. Umugore umutahanira kabiswi akibagirwa ko ejo yagufatanye message z'abakobwa. Message z'abakobwa, mwabakobwa mwe, hari message ziba ziteye ubwoba. Hari message umugore abona agahita arwara isereri, akarwara isereri akajya muri koma, umutima ugatangira kuzamuka kubera iyo message avuga ati mva baramujyanye. Kandi burya ntimukite kuri message mwabagore mwe. Hari n'igihe umuntu ashobora kwandikira message umugabo wawe nta bindi bintu bihari, ari n'ineza yamugiriye, akamubwira ati ndagukunda ndakwemera, ariko nta gahunda afite. Namwe maze ntimugafuhe,
kimwe nuko nawe umugabo ashaka kukubona akakwaka nimero ukazashiduka muri telefone yawe harimo message utigeze umusaba kohereza utazi naho yaturutse. Nk'ubu ngiye muri telefone yanjye njya nzibonamo, kera najyaga ntukana ndi umukozi w'Imana nkabonamo message umuntu yanyandikiye sheri ibiki n'ibiki nako nk'iki kintu ni icyayi, ahita amubwira amagambo nk'icyatanu. Ariko nabayo narakuze namenye ubwenge, namenye ko umuntu ashobora kwifata akabikubwira wimutuka rero ugire n'ukundi umuhugura kuko n'uburenganzira bwe kubikubwira. Ubise wabamara kandi ubahoye ibyo bavuga wabamarira ku icumu. Hanyuma rero muzi kubaho, reka nkubwire, ntabwo umugore wawe ari umuyaya uzabikora nabi ukamwirukana ugashaka undi. Umuyaya ashobora kugira amakosa mu rugo yayagira ukamwirukana ugashaka undi muyaya, ariko umugore wawe ntabwo ari umuyaya, ni umuntu mwasezeranye muvuga ko muzabana byiteka, kuko nta muntu mujya mubana kereka abazungu nibo basezerana bakambara ngo tuzamarana imyaka 2 tuzamarana umwaka bitewe nuko babanye bakiyongeza. Ariko twebwe abirabura iyo dusezerana nituzatandukanywa n'urupfu, urwaye utarwaye, udukize dudakene, tubyaye tutabyaye, tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo nagira gute nagaruka. Nta muntu nari numva hagaze inaha mu Rwanda ngo avuga ati turasezeranye ariko nunci nyuma nzagira gute, ahubwo ngiye muzanahindura amasezerano kugira ngo ibyo musezerana muzaba ari byo mubamo. Uzavuga uti nge ningufatana n'inkumi muzabihindure, aho kugira ngo musezerane ibintu bivugisha kanwa ariko nimugera mu bikorwa mu bikwepe. Nushaka nujya gusezerana uzavuga uti nemeye Rufosi tuzatandukanwa nuko yanciye inyuma, kandi umunsi namufatanye message y'umukobwa ngewe nzahita mukatira. Ibyo wasezeranye nawe mukazabana byagize gute nawe yamaze kubyumva kugira ngo bitazamucumuza. Hanyuma ntimukabane nk'abantu bafite abandi. Nanirwe guhenda umugore wawe, nanirwe kwinginga umugore wawe niyigira nabi ntanyubahe akabigenza gute. Abagore ntibabuze, ariko uziko muvuga ngo abagore ntibabuze ukagira ngo araho mwabahinze. Uziko muvuga ngo abagore ntago babuze ukagira ngo araho mwabateye. Ngo abagore bose ni yarara. None se nyine iryo yarara uzajye kuyora mu mayarara, ariko ngo washatse si yarara. Wamukuye iwabo arerwa na se na nyina, n'umuryango wabafashe wagiye kumwaka umuryango ntiwamukuye. Abagore ni yarara, ubibuke kutamukuye mu mayarara y'abakobwa, ubukuye mu muryango. Ngo njyewe umugore ntago yantesha umutwe. Abagore se barabuze, ikitabuze mu rutoki na amashara. Ibyo ngibyo bigatuma mugirana ikibazo, ntumwinginge, bigatuma mugirana ikibazo, ntumuhendahende, bigatuma mugirana ikibazo, ntiwihangane. Nagenda uzazana undi, nakwanga uzishakira undi, nareba nabi nzazana undi. Abakobwa gutereta ni benshi, nta mugore wundi Imana igufitiye umugore umwe. Ujye umufata nkaho ari umwe rukumbi ku isi. Naho ibyo ngibyo byo kwirirwa ukangisha ngo abagutereta n'abakwirukaho, abakwiruka inyuma. Ibaze nyine abakobwa birirwa bakwiruka inyuma, abo bakobwa bakwiruka inyuma wajya kubamaza iki? Ubwo se abakobwa bakwiruka inyuma koko wamufata ukamugira umugore? Mukubwirwa kwiruka inyuma. None se ko narinzi ko abasore ari bo biruka inyuma y'abakobwa, umukobwa yiruka inyuma y'abasore. Ubwo uwo ni umwari wazajyana mu rugo kumva ko nawe utunze cyangwa ufite. Nufata umugore wawe ujye umufata nkaho ari umwe rukumbi. Nimba uri kumwe n'umugabo wawe n'umugore wawe, menya ngo ni umwe rukumbi. Ni umwe rukumbi, nta wundi Imana igufitiye. Ubu ngubu ibintu barabyoroheje. Umuntu aricara urugo rwamunanira akabeshyera Imana ngo yaramubwiye ngo izamwubakira urundi. Ariko njyewe hari nibisetsa, uzi ko abantu batandukana mu mwaka umwe, mu mezi angahe ukabona yasezeranye n'undi. Hanyuma tuvuge yuko rero uwo nguwo mwamenyanye ejo bundi, ahubwo vuga ngo muba mubarunze. Nuwo ni mutandukanye uzahita ushaka undi, nuwo ni mutandukanye ushaka undi. Uzi ko umuntu apfakara mu kwezi kumwe akabatangije umushinga w'ubukwe. Nicyo kikwereka yuko rero ingo z'ubu ziraregetse, ntago ziriho. Hari igihe muzibekera ngo zasenyutse zitageze zubakikwa n'umunsi w'umwe.
ntugafata umugore wawe nkaho hari abandi bagore benshi. Ujye ubona ari umwe mu bwiza, mu bwitonzi, ujye ubona ari umwe rukumbi. Nubona ari umwe rukumbi uzamufata neza, nubona ari umwe rukumbi uzamwihanganira, kuko n'ubundi n'umugore uzashaka nta muntu utagira amakosa, kandi ujye umenya ko nawe hari amakosa yawe yihanganira, nawe ujye wihanganira ye. Ngo abagabo bakurambagizaga bari benshi, ugasanga umugore aricaye mu rugo, abagabo banteretaga bari benshi. Hanyuma saba abagabo ko bari benshi, iyo ugenda bakakujyana uko bangana. Kuki wemeye Yesu ukabana na wa wundi? Mwubahira icyatumye mubana. Ariko mujye mutekereza amagambo, uza amagambo mubwirana muri guteretana, ha magambo ateye ubwoba. Iyo muyasubiyemo muri divorce burya ntabwo bama mufite. Uza abantu bateretana ibintu babwirana. Sheri wariye, uzi umuntu kubaza ngo wariye nkaho ari bukugaburire. Erega nawe unanjira shonje kandi uti nariye. Wariye ikisi ukamubeshya ibyo wariye, kandi ngo nukugira ngo muryoshye urukundo, muryoshye ikiganiro. Ntago ngewe nabasha gusinzira tutavuganye sheri. Ibaze koko, kandi koko hari n'igihe bitotse aba yabibuze. Koko umuntu wananiwe gusinzira mutavugana, none ubu ngubu uraryama kwicura ukagona ugahirita, ntumenye neza yuko umugabo wawe atarataha. Umugabo wawe atarataha ukaryama ukagona ntiwifuze ko anataha. Umugore wawe akababara, ukajya mu buriri ukamusiga mu ntebe, mwabaye udusimba muri udukoko, mubana nk'abaturanyi. Wagira ngo umwe ni umuyaya wundi, wagira ngo undi ni umupakasi wundi. Ariko uzi ayo magambo, ujye ufata umugore wawe nkaho ari umwe, ujye ufata umugabo wawe nkaho ari umwe, kandi bimwirirwa muhimbira Imana. Usanga umuntu yashatse umugore wa mbere, ashatse uwa kabiri, ageretseho uwa gatatu. Imana yambwiye ko igiye kunkorera ubukwe, Imana yambwiye ngo izankorera ubukwe. Reka nkubwire, umuntu muzamenya ko ari Imana yamwubakiye, mukamenya ngo Imana iguhaye umugabo wa kabiri, nuko nimubana muzabana neza, kuko ari Imana yamutaye yabahuje. Ariko nushaka undi bikango, gashaka undi ujye umenya kuri kwirwanira, uri kwiyeranja. Ntimukabane nkaho mufite abantu benshi. Ngewe nta mugore wantesha umutwe n'ubwita asohokana ipantaro yanjye n'ishati, ibyo nambaye nkagenda nkamusigira ibintu byose. Hanyuma se tuvuge ko uzagenda wishimye, aho uzashyikira se ho bizagenda gute? Uzashaka se atuye mu mubumbe we? Erego n'umugabo wundi uzashaka niko ameze, n'umugore wundi uzashaka niko ameze. Kuko amahirwe ya kabiri njya nemera ashobora gukomera no gukomeza, ni amahirwe yaturutse mu kiganza cy'Imana. Umuntu washakiwe umugabo wa kabiri n'Imana, ngo rugo rurubakika rugakomera, kuko ibintu byose Imana yizeho bifitiye ubwenge n'umurongo izabiha. Ugasanga abantu baragirana amakimbirane ntibifuza kugira ngo bayakemure. Abantu babanye nk'abantu batendekana, abantu babanye nk'abatazarambana, abantu babanye nk'udusimba nk'udukoko, badakundana, batishimirana, badashaka gukemura amakimbirane. Rega kugirana ibibazo mu rugo ni ibintu bibaho, ni ibintu bibaho, kuko no mu bamarayika ngo Imana ibabonamo amafuti n'ibyaha. Ariko se nimba mugirana ibibazo ni mu bikemure nk'abantu bakeneye gukomezanya. Ariko abantu babana nk'ubuyuko, ugasanga umugabo afite konte ye n'umugore afite konte ye, buri wese aradahira kuri konte y'abana, bakabirenganiraho, bakabaho mu buzima butabanejeje, butari bwiza. Abagabo ni yarara nyine, uzajya uyiraruza iryo yarara, nawe rizakubera iyarara. Ugasanga umugabo nta mpuhwe afitiye umugore yagira ikibazo yamubabaza, ntiyifuze kumutereta no kumutera umutoma kugira ngo amugarure umutima mwinginge, kavuga ati nagende, nashaka agendanirako. Umugore yakahukana, umugabo ntabe yavuga ati ni ngiye wakosheje, reka mwereke urukundo, mugarure umutima, nashaka azahereyo. Agahita ajya muri telefone agatangira kureba umukobwa mwiza mu bo birirwa bashumikanye, ati umunsi yahezeyo cyangwa akangirira gutya n'uwo mukobwa nzahita nirebera. No, ntago ari byo. Nta wundi mugore Imana igufitiye, nta n'undi mugabo Imana igufitiye, sibyo ko mwirwa muyibeshyiraho mu nsengero muri ubwo bushumba n'ubupasiteri bwanyu, wirirwa ubeshya ngo Imana yaguhaye undi mugore, Imana yaguhaye undi mugabo. Nawe urabizi ko nta Mana yamuguhaye. Imana si ifite ibintu byo kujugunya.
ntabwo Imana ifite abagabo bo gupfusha ubusa ku buryo izamuguha hanyuma ukanirwa kumwihanganira. Ese mbabaze kuvuga ngo ntiwakihanganira umugabo wowe ko yakwihanganira? Nta muntu utagira amakosa mu buzima. None se uteze gushaka umugore w'umumarayika? Uteze gushaka umugabo w'umumarayika? Nta muntu udakwiye kwihanganira. Umukozi yihanganira shebuja na shebuja akihanganira abakozi. Imana yihanganira twebwe, natwe tujye twihanganirana. Nta muntu utagira ikosa mu buzima, ariko ikosa ryose rirakosorwa. Kandi n'umuntu ugira amakosa menshi agakenera batayagira kugira ngo bamugire muzima. Ibyo bintu rero mwishyizemo ngo Imana ifite abagabo benshi n'abagore benshi, ntabwo ifite abo gupfa ubusa. Izamuguha n'umupfusha ubusa mukwambure. Reka nkubwire, ni wipfusha ubusa uri umugore, ukipfusha ubusa mu rugo rwawe, ukajya ureba umugabo wawe nk'ikimbwa ihaze, ukamumara ukabura kumufata nk'idolari, ukabura kumufata neza, ukabura kumuhendahenda no kumwinginga uvuga uti atagenda cyangwa atababara, ukamufata neza nk'imfura yawe, ukavuga ngo nani ifite abantu benshi bantereta. Ndakubwiza ukuri, Imana izamukunyaga. Izamukunyaga, ntabwo izabura umupfakazi izamuha, izamukunyaga ntizabura umukobwa umukeneye izamuha, maze uzasigara ukanuye amajisho ngo bagutwariye umugabo, uze wirukanka hano kuri kamera ngo njyewe umugabo wanjye twasezeranye bagiye gukora ubundi uzakanura amajisho, ukanura amajisho. N'umupfusha ubusa Imana izamuhundi. Mubafate neza. Nubona ugize umugisha muri iki gihe ukabona umugabo mwiza uguha amahoro, ujye umufata nk'inkimwe, ujye umufata nka koruta, nk'amabuye y'agaciro, nka zahabu. Nushaka uzagenda ugura isumo umuheke, uvuga uturi imari yawe umuhendahende, nka ko umuhendahenda umukozi ngo atagenda akagutera abantu ukabura uko ujya ku kazi. Ese ko mumenya guhendahenda abakiriya ra? Guhendahenda umukiriya kugira ngo akugurire inyanya z'ijana, umuntu ugupfumba tukwe kumuhendahenda bingana gute? Guhendahenda umuntu uza kukugurira ubunyobwa bwa 500, umuntu wakubyariye abahungu n'abakobwa ukwe kumuhendahenda bimeze bite? Guhendahenda boss kugira ngo atakwirukana ku kazi, ariko umugabo wakumaze irunga akakumara agahinda, ni gute utamuhendahenda? Ko mumenya guhendahenda ibindi kuki mudahendahenda na Mungu mukabana nk'abakoboye? Nese umukozi yagucitse ntushaka undi? Ndashaka kubaza abagabo kuki mutinda, ariko reka uziko nge numiwe. Usanga abagabo shamuzi guhendahenda. Reka nkubwire, abagabo bazi guhendahenda, abagabo bazi kwinginga. Reka nkubwire, umugabo ashobora kukubwira ikijambo kamutuka ukamuga uti ndakwiyamye n'undi munsi ntuzamenyere. Iyo ndakwiyamye ntigira aho imukora, na nimugoro ukabona yakwandikira irindi jambo ukamuguta ari kuranshakaho icyo ubundi urambaza iki, ukabona mu gitondo yakwandikira irindi jambo. Ariko uko kwihangana yihanganira abandi akabura kwihanganira umugore bashakanye. Ntago yashyuhirije amazi, yampaye amazi ahoze, ipasi umukunjo yawushyiza hatariho, ipantaro yanjye yajemo imyanda ntago iteye, angaburira atinze. Ukabona wazanye impamvu ku mugore ukananirwa no kwihangana, ariko ukihanganira abakobwa utereta bakagutuka, ukabona imbaraga zo kubihanganira. Wihanganira, reka nkubaze, ko wihanganira nyoko bujugucira mu maso akagusuzugura uri umugabo kugira ngo umukureho amafaranga, kuki utakihanganira umugore wawe kandi kumukuraho ibiruta amafaranga? Ubusa abakobwa mugenda mutereta bakabakatira bakabangira, ntimubihanganira. Hakakubwira ijambo ribi kugeza wakubwa ati mbwa ishakaho iki, ariko ugakomeza ukamwoma inyuma kubera ko ufite ikintu uri kumushakaho. Kuki utihanganira umugore wawe? Ntabwo abagore ari benshi nkuko ubitekereza, nta nubwo abagabo ari benshi nkuko ubitekereza. Ahubwo mu gihe mwabonanye umufite umugabo cyangwa ufite umugore, ujye ubana nawe nkaho nta wundi muntu kwisi ugize gute uhari, ujye ubona ko ari we wenyine uhari. Ujye ubona ko nta wundi mugabo uri kwisi n'umugabo wawe, ujye ubona ko nta wundi mugore uri kwisi n'umugore wawe. Nubwo umugabo wawe akorera make, nubwo umugabo wawe nta modoka agira, nubwo afite akamodoka karangije igihe, nubwo adafite imiturirwa, nubwo adafite amakonte menshi, numwitegereza ujye ubona ko ari we wenyine uri hehe
uri ku isi niwe wenyine nibwo uzamufata neza. Nubona umugore wawe ujye ubona ko ari we wenyine nibwo uzamufata neza. Hanyuma ndimo ndasoza ndashaka kubabwira ngo Imana niguha urugo izaba igufitiye umugabo umwe, igufitiye umugore umwe, ntabwo Imana ifite abo gupfa ubusa. Mu kiganiro cyitwa hakorwa menya nibi mu bubatse naha tugisoreje naho ubutaha. Imana ibaha umugisha kubwo gukurikirana iki kiganiro. Mukomeze mukoreshe ya mukomeze mukore subscribe, hanyuma mwandika wepfo kuri comment mutanga inama n'ibitekerezo, kandi n'abandi bashobora kugira ibitekerezo cyangwa n'ijambo n'inyunganizi n'imuguru ushobora kuza ugahugura bubatse muri iki kiganiro, nawe tuguhaye ikaze wazatwandikira kuri nimero ziraho hepfo. Imana ibaha umugisha, nimuhirwe n'ingo zanyu. Amen.